nongeye kubasuhuza. Mu mateka y'umuziki nyafurika hari amwe mu mazina yakomeje kwibuka kubera uruhare rukomeye bagize mu guteza imbere umuziki no kugeza ku rwego mpuzamahanga. Oliver Menkuzi aza mu bambere bagaragaje uwo murage mu buryo bwihariye. Yari umuhanzi wubatse izina rishingiye ku buhanga, ubunyamwuga n'ubutumwa bwimbitse bwavugaga ku buzima busanzwe bw'abantu. Byumvikana ko mu rugendo rw'ubuzima twese nk'abantu uko turiho twavutse umunsi umwe kandi hari n'undi uza w'iherezo ryacu. Gusa kuva umuntu akivuka aba atangiye kwandika urugendo rw'amateka ye. Ku rubyiniro uyu muhanzi ntabwo yafatwaga nk'umuntu uje gukora akazi k'umuziki gusa, ahubwo yafataga nk'ahantu ho gusangiza abantu ubuzima bwe, ibitekerezo bye n'amarangamutima ye. Ijwi rye ryari rifite umwihariko udasanzwe mu buryo butuje ariko kandi rinakomeye, ku buryo ryagiraga ku mutima y'abantu benshi rigashishikariza gutekereza ku buzima n'ibibazo bya sosiyete. Yari umuhanga mu buryo budasubirwaho. Mu gihe kirenga imyaka 40 yamaze mu muziki, yakoze ibihangano byinshi byabaye amateka, birimo indirimbo zakunzwe cyane nk'iyitwa Yari n'izindi zitandukanye zakwirakwiye mu bihugu byinshi bya Afurika no hanze y'uyu mugabane. Izi ndirimbo ntabwo zari zo kwidagadura gusa, ahubwo n'indirimbo zarimo ubutumwa bukomeye bw'ubuzima, uburenganzira bwa muntu, urukundo, kubabara n'ihumure, akabihuriza hamwe mu nganzo yakunzwe na benshi. Yifashishaga umuziki nk'ikiraro gihuza abantu n'ukuri k'ubuzima bwa buri munsi, ku buryo benshi babonaga indirimbo ze nk'indererwamo y'imibereho ya sosiyete bari bakeneye. Umwihariko we ntabwo wagarukiye ku ndirimbo gusa, ahubwo wanagaragariye mu njyana ye yihariye yise talk music, yabaye ikimenyetso cy'ikirango cye mu muziki wa Afurika. Iyi njyana yikomeye ku guhuza umuziki gakondo wa Shona n'izindi njyana zo muri Afurika y'Amajyepfo. Hanyuma anongeraho uburyo bwe bwihariye bwa kijyambere mu gucuranga no gufungura no gutunganya indirimbo. Yifuzaga ko gitari ye yakumvikanamo ijwi risa n'iryambira. Iki ni igikoresho gakondo cyifashishwa mu muco wa Zimbabwe, dore ko yagiye agakundwa muri iki gihugu kakava. Ibi byatumye umuziki we ugira isura nshya kandi mu buryo budasanzwe. Ibintu byatumye amenyekana nk'umwe mu bahanzi bahinduye uburyo umuziki gakondo ushobora kuvugururwa ukagera ku rwego mpuzamahanga. Yavuze ku itariki ya 22 Nzeri 1952 mu gace ka Highfield, aho yakuze ari imfura mu bana 7. Yakuriye mu muryango wakundaga umuziki cyane kuko ababyeyi be bahuriye mu bikorwa bya korali yo mu rusengero. Nyuma yo gushakana bakomeje umuco wo kuririmba mu rugo. Aba banakundaga kwitoza indirimbo no gusaba abana babo kubumva, bagatanga ibitekerezo ku byo bumvaga. Ibi byatumye umwana akurira mu buzima bwuzuyemo umuziki n'ihumure ry'ubuhanzi. Ibyanagize uruhare rukomeye cyane mu kumutegura kuba umuhanzi ukomeye mu gihe kizaza, akarenga ababyeyi be. Ariko ubuzima bwe ntabwo bwari bworoshye na gato. Se umubyara yapfuye akiri muto cyane. Ibintu byatumye hakiri kare atangira kumva inshingano ziryana mu buryo bukomeye no kwita ku muryango we no guhangana n'imibereho itoroshye. Atangira kuba umubyeyi gutyo. Ibi byamuhaye isomo rikomeye ry'ubuzima. Ibintu byatumye akura afite umutima wihanganira ibibazo n'inshingano zikomeye zari zirenze imyaka ye. Yari afite abashiki be 4 n'umuvandimwe umwe w'umuhungu, kandi ubuzima bwabo bwari bushingiye ku mbaraga z'umuryango nyuma yo kubura umubyeyi wabo. Byumvikana ko yihirinze uko bishoboka kose, anava mu ishuri atangira kwita ku muryango we. Yatangiye urugendo rwe mu muziki afite imyaka 23 y'amavuko. Byari mu mwaka wo mu 1975 asohora indirimbo ye ya mbere yamubera intangiriro y'urugendo runini rwo kuba icyamamare ku isi. Muri icyo gihe ubuzima bwasaga nk'aho bugoye cyane ku bahanzi bakiri bato bari kuzamuka, kuko kubona amahirwe yo kumenyekana byasabaga imbaraga nyinshi n'agatuza, kwihangana n'ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'ubukungu n'imiterere y'icyo gihe. Byombi akabikora ahangana no gufasha umuryango we. Ariko yakomeje gukora cyane. Kuri we yizeraga uburyo ki impano ye ari ikintu kizamugeza kure, kandi akoresheje umuziki nk'inzira yo kugaragaza ubuzima n'ukuri kwa sosiyete ari ibintu bizatuma amurikira benshi. Kuko nk'uko yabitekerezaga cyangwa se yabyumviraga, byaramufashije gutangira kubaka izina riza kurenga imbibi z'igihugu cye rigera ku rwego mpuzamahanga. Gutyo atangira kumenyekana karahava, batangira kumutumira mu birori bigiye bitandukanye. Bidatinze nk'abandi bose bakura bagahitamo umuryango cyangwa se bakimukira ahandi bitewe n'uwababonye. 1977 yinjiye mu itsinda rikomeye cyane ryari rihuriyemo n'abahanzi batandukanye bo muri Zimbabwe
ni ikintu cyari kigiye gutuma ahindura kimwe mu bitekerezo yari afite akagera ku rundi rwego. Abo yari ajemo bari bafite uruhare runini cyane mu iterambere ry'umuziki w'icyo gihe, bari bifite birumvikana. Nubwo hari impaka zigiye zitandukanye ku buryo yahuye n'iryo tsinda, birazwi ko abantu bavuga, hari abavuga ko yari asanzwe afite ubuhanga bwo gucuranga gitari no kuririmba mu buryo bwe bwihariye bwatandukanywaga n'abandi, bigatuma akundwa kakahava. Ibi byanatangiye gutuma bamwe bagira amashyari kuri we. Uko yakoraga byagaragazaga uburyo ki afite impano idasanzwe, ku buryo bidatinze yatangiye kugaragara nk'umuntu ushobora kugira uruhare rukomeye cyane muri iri tsinda. Ni muri icyo gihe kandi yahawe inama yo gutangira kuririmba mu rurimi rwe kavukire, ururimi yavukiyemo gakondo, kugira ngo ubutumwa bwe burusheho gusobanuka no kugera ku bantu benshi bo mu gihugu cye. Yarabyemeye atajuyaje, yanga kurwana. Hari n'amakuru avuga ko yigeze gusaba gufata indirimbo ya mugenzi we akayisubiramo, ibi twita remix, maze bikagenda neza cyane ku buryo bwatumye abantu barushaho kumenya impano ye, bati ubundi wabagahe kare hose. Muri iryo tsinda we n'abandi bakoze indirimbo nyinshi zavugaga ku buzima bw'abirabura bari munsi y'ubutegetsi bw'ivangura ry'amoko bwari bwiganje muri icyo gihe, buryana ku mpande zombi. Icyo gihe ubuzima bwari bugoye cyane ku baturage benshi b'abirabura nawe arimo, kuko bari babayeho mu buryo bwo kubuzwa uburenganzira bw'ibanze, haba mu kazi, mu burezi no mu mibereho ya buri munsi. Umwirabura yari ikizira. Ubutegetsi bwari bwiganjemo itsinda rito ry'abazungu, ryari rifite ububasha bwose, haba mu miyoborere y'igihugu no mu bukungu. Mu gihe abirabura benshi bari bafite amahirwe make cyane no kwiteza imbere, watekereza kujya aho umuzungu ari ugakubitwa kakava. Imirimo myinshi kandi nayo yakorwaga n'abirabura yari iremereye ku buryo udashobora gutekereza, kandi itishyurwa neza bitewe n'ibyo bakoze. Aho benshi bakoraga mu mirima minini, mu birombe by'amabuye y'agaciro, harimo n'ibyago byinshi udashobora gutekereza, cyangwa iyindi mirimo yasabaga imbaraga nyinshi ariko ku mishahara mito cyane idashobora kubatunga neza, bakabyinubira ariko nta kindi wakora. Ibi byatumaga ubuzima bwa buri munsi buba urugamba rukomeye cyane rwo kubaho, cyangwa se bikaba ayandi mahirwe. Kubona ibyo kurya byari irindi nzira y'ubundi buzima. Icumbi n'ubuvuzi byari ikibazo gikomeye ku miryango myinshi, ubukene buryana ku mpande zombi. Nanone kandi abana benshi b'abirabura ntabwo babonaga neza amahirwe angana yo kwiga. Nta n'amashuri yari afite ibikoresho bihagije byari bigeneye igice cy'abaturage. Ibi byatumaga urubyiruko rwinshi rukurira mu buzima butagira amahirwe no gutekereza uburyo ki bazagira ubuzima buhagije ngo bige cyangwa se babone imirimo myiza, ubuzima buhinduke. Ibi byarushijeho kongera ubusumbane mu gihugu. Uko imyaka yagishira, ibibazo byatumaga hari urubyiruko rwinshi rutangira gutekereza ku mpinduka no kwiyubakira ejo hazaza hashya, ndetse n'umuziki ugatangira kuba ijwi rikomeye ryo kuvugira abatagira ijwi. Ni uko nguko yatangiye kubitekereza. Mu 1978 yavuye muri iryo tsinda, atangira urugendo rushya rurerure kandi mu buryo bukomeye rwo kwiyubakira izina rye bwite mu muziki nta muntu abikesha. Yafashe icyemezo kidatekerezwa n'umuntu uwo ari we wese cyo gushinga itsinda rye bwite ry'abahanzi, kugira ngo arusheho kugaragaza impano ye mu buryo bwihariye no kugira ubwigenge mu myanzuro ye y'umuziki, ahanini ariko afasha n'abandi bato. Mbere y'uko afata iki cyemezo, yari yaragerageje gukomeza gukoresha izina ry'itsinda rya mbere yakoragamo, ariko ntibyashobokaga kubera amategeko n'imiterere y'imicungire yaryo. Nabo batangiye kumwamaganira kure, nk'umuntu nyine utangiye kugafata ku giti cye. Ibi byatumye afata icyemezo cyo guhanga izina rishya, cyane ko yarabishoboye, maze ajyana na bamwe mu bari basanzwe bakorana nawe kuko bamukundaga bidasubirwaho, abantu bari basangiye intego n'urukundo rw'umuziki. Ibi byahise bituma batangira itsinda rishya ryatangiye kugaragaza imbaraga n'ubuhanga budasanzwe. Uretse rya rindi bari barimo, bari batangiye no kurica hejuru. Uko iminsi yagiye ishira, iri tsinda rishya ryatangiye gukomera cyane, biratinda, rikundwa n'abantu benshi kubera ubutumwa bwihariye bw'indirimbo bakoraga, injyana zihariye n'ubuhanga bw'uyu muhanzi mu guhuza umuziki gakondo n'ibigezweho uyu munsi. Ibi byatumye yinjira mu rwego rushya rw'ubwamamare, atangira kugira ijwi rikomeye cyane mu muziki w'igihugu no mu karere. Hamwe iryo tsinda ryanasohoye album nyinshi zakomeje kumwubakira izina, harimo n'iyaje gukundwa cyane yasohotse mu gihe igihugu cyari kimaze kubona ubwigenge mu 1980. Iyi album yari ifite indirimbo zavugaga ku gihugu, ku buzima bwa buri munsi n'amateka y'igihugu cyanyuragamo. Byagize uruhare rukomeye cyane mu gukangurira abantu gutekereza ku mpinduka n'iterambere. Umuziki watangiye gufatwa nk'ijwi ry'abaturage ba rubanda rugufi,
kuko wavugaga ku bibazo byabo bacamo umunsi ku wundi, ibyishimo byabo, inzozi zabo batekerezaga kugeraho. Ibi byatumye aba umwe mu bahanzi bafite ijwi rikomeye cyane mu gihe cye, aravugwa biratinda, kandi umuziki we wabaye igice cy'amateka y'igihugu n'akarere muri rusange. Na n'uyu munsi avugwa nk'umuntu wagize ikintu gisa nk'impinduramatwara mu kuririmba mu gihugu cya Zimbabwe. Itsinda rye ryaje kumenyekana cyane nk'itsinda ry'abasore bafite impano, imyambarire yihariye n'ubuhanga budasanzwe kandi beza, rikaba izina rikomeye mu muziki w'igihugu. Mu 1987 n'ubundi yavuye muri rya tsinda yari amaze igihe kinini yarakoze, atangira gukorana n'andi matsinda atandukanye mu gihe gito, aho yakomezaga gushaka uburyo bwo kwagura impano ye no kwigenga mu muziki. Ibi byamufashije kugira ubundi buryo burambye no kumenya uburyo cy'umuziki ukorwa mu buryo butandukanye, ndetse bimufasha no gutangira gutekereza ku rugendo rwe bwite ko ruzamugira umwe mu bahanzi bakomeye kurusha abandi mu gihugu cye. Mu 1990 umuziki we watangiye kumenyekana cyane no hanze y'igihugu, aho indirimbo ze zatangiye gukundwa mu bihugu bitandukanye bya Afurika n'ahandi ku isi ziramamara. Yatumiwe mu bitaramo byinshi bikomeye cyane cyane ariko muri Afurika y'Epfo, ndetse no mu bindi bihugu byinshi bigaragaza ko izina rye riri kugenda rirenga imbibi z'igihugu cye. Muri icyo gihe yagize umujyanama wamufashije cyane mu micungire y'imiziki ye, cyane cyane mu bijyanye n'amasezerano, imicungire y'amafaranga no kubaka isura ye nk'ubucuruzi bw'umuziki kugira ngo bizamutunge n'abazamukomokaho. Ibi byatumye atangira kubona umuziki we nk'umushinga munini ukomeye cyane, wari ukeneye imiyoborere ikomeye cyane, bitari ukwirirwa uririmba gusa, ahubwo no kubaka brand ikomeye utazubaka uyu munsi ngo uyivemo nk'uko yari yabigenje mbere. Hamwe n'abo bakoranye bose bashyize hamwe ikirango cy'umuziki cyamufashije gutera imbere no kumenyekana kurushaho nk'umuntu wari wisubiriye, bituma ibikorwa bye byinjira ku rwego mpuzamahanga. Uburyo bwe bw'umuziki bwari buvanze kandi bwihariye cyane, kuko yakoresheje injyana gakondo y'igihugu cye nk'uko nabivuze hejuru, ayihuza n'izindi njyana za Afurika zigezweho. Ibi byatumye umuziki we uba udasanzwe, wari ufite ubutumwa bukomeye kandi bumwe, n'abantu benshi bari bagiye batandukanye bamukundiraga. Indirimbo ze zigakundwa kubera uburyo zivanze n'imico gakondo, ubuhanga mu gucuranga, n'ubutumwa bwimbitse bwavugaga ku buzima bwa buri munsi, urukundo n'imibereho n'ibibazo by'abantu. Uko imyaka yagiye ishira yakomeje gukora album nyinshi, zose zigenda zongera kumushyira ku rwego rwo hejuru, ndetse akorana n'abandi bahanzi batandukanye mu bice bitandukanye bya Afurika y'isi. Yanagize uruhare mu guteza imbere impano nshya, aho yafashije abahanzi bakiri bato kubona amahirwe yo kwigaragaza no kwinjira mu ruganda rw'umuziki. Binavugwa ko yabikoreraga ku buntu. Ubutumwa bwari mu ndirimbo ze bwatumye anahabwa inshingano n'umuryango mpuzamahanga wo gufasha abana no kurwanya ubwandu bwa sida muri Afurika y'Uburasirazuba n'Amajyepfo, aho yifashishijwe mu bukangurambaga bwari bugamije kurinda urubyiruko no kurwigisha. Bidatinze 2013 yashinze ikigo kigamije guteza imbere impano z'urubyiruko mu muziki, harimo ikinamico, imbyino, ubusizi no kubara inkuru, aho yifuzaga ko abakiri bato babona aho bahera bakagera ku rwego rwo hejuru mu buhanzi nk'uko nawe yazamutse. Mu buzima bwe bwite yaratuye mu gace ko mu burasirazuba bwa Yari, aho yari yarubatse inzu nini n'ahantu hakorerwaga ibikorwa bitandukanye by'ubuhanzi n'imyidagaduro. Aho hantu hari iduka rito, restaurant, studio no gutunganya umuziki n'amashusho byose bikorerwaho, ndetse hari n'ahantu habaga ibitaramo birimo urubyiniro runini n'akabari. Ibi byagaragazaga uburyo ki yari amaze kuba umuhanzi wubatse ibikorwa birenze kuririmba gusa, ahubwo anubatse urwego rwagutse rw'ubucuruzi n'iterambere ry'ubuhanzi. Nubwo yari afite inzizi n'ubwamamare, ubuzima bwe bwite bwari bwuzuyemo ibibazo byinshi n'amakimbirane y'umuryango, byagiye bigarurwaho mu makuru agiye atandukanye, cyane cyane nyuma y'urupfu rwe. Ibi byagaragaje ko nyuma y'icyubahiro n'intsinzi habaga ubuzima bugoye bwuzuyemo ibibazo bitagaragara mu ruhame. Uno muryango yari afite abana 6, ariko bose ntabwo bavugaga kuri nyina umwe, kuko ubuzima bwe bw'umuryango bwari bushingiye ku mubano wagiye ugaragaramo abagore batandukanye mu bihe bitandukanye. Nk'umuhanzi nyine yari icyamamare. Ibi byatumye umuryango we uba mugari kandi wari urimo ibice byinshi bitandukanye, aho buri mwana yakuraga mu buzima butandukanye bitewe n'aho nyina ari cyangwa no kumubona w'ababyeyi be wari uteye. Ibi byatezaga kenshi ubwumvikane buke hagati y'abagize umuryango, kuko bitari byoroshye guhuza abo bana bose mu buryo bumwe kandi bakumva ko bafite umwanya ungana mu muryango wa se. Mu bana be harimo Sandra ndetse n'abandi bavandimwe, bose bagaragaje ko ubuzima bwabo bwo gukura bwari butandukanye cyane bitewe n'uko ba nyina bari batandukanye, ndetse n'uko umuryango wose wari uteye mu buryo butandukanye. Ibi byatumaga hari icyuho mu muryango, kuko
bitari byoroshye kugena umubano umwe usobanutse hagati y'abana bose n'ababyeyi babo. Ibyagize ingaruka ku bumwe bw'umuryango wose harimo umwiryane. Umugore we Daisy yari azi neza uburyo cy'umugabo we yari afite abana ndetse n'abandi bagore bagiye bagirana nabo umubano mu bihe bitandukanye, ariko uko igihe cyagendaga byaje gutera amakimbirane akomeye hagati yabo. Uyu mugore afite icyizere cy'uko umugabo we azagenda ashyira ku ruhande abandi bagore n'abana maze akamwibandaho wenyine, ariko uko ibintu byagendaga bigaragara ntabwo ariko byari bimeze na gato. Ibi byatumye umugore atangira kugira imyitwarire yatezaga umwuka mubi mu muryango, aho byavuzwe ko yagerageje kugira uruhare mu guhindura imibanire ya Olive n'abana be, ndetse akagira n'uruhare rwose mu gukwirakwiza amakuru atari yo ku babyeyi b'abandi bana. Uko igihe cyagiye gihita amakimbirane yarushijeho kwiyongera mu muryango. Bivugwa ko uyu mugore yifuzaga ko bamwe mu bana batemerwa nk'abagizwe umuryango, cyane cyane umwe mu bo yafatwaga nk'ufite imbaraga cyangwa se ubushobozi bwo kumubangamira mu muryango. Ibi byatumye habaho icyuho gikomeye hagati y'abana ba Olive, byanakoreye kutizerana gukomeye hagati y'impande zitandukanye. Uko kutumvikana kwagiye gukura kwatumye umuryango wose ugira ibyifuzo byimbitse byari bigoye gukemurwa byoroshye. Mu buhamya bwaje gutangwa nyuma y'igihe, bamwe mu bana ba Olive bavuga ko bagiye bafatwa nabi n'uyu mugore, kandi bikaba mu bihe bitandukanye. Bavuga ko hari uburyo yabagiriraga nabi mu mibereho ya buri munsi no mu mibanire y'umuryango. Hari n'amakuru yavugaga ko uyu mwana Sandra yigeze guhatirwa kurya ari kumwe n'imbwa. Ibintu byateje impaka zikomeye cyane mu itangazamakuru no mu bantu muri rusange, bikaba byaragaragaje isura itari nziza y'imibanire y'uyu muryango n'umubyeyi muri rusange. Ibyatumye abantu benshi batangira kuganira ku buzima bwihariye bw'uyu mugabo w'umuhanzi, bakibaza uburyo umuntu afatwa nk'umunyabigwi ashobora kugira ibibazo nk'ibi mu muryango we, ariko nta ibibazo bitari, kandi ubuzima bw'umuryango bwe bwari bushingiye ku mubano w'igihe kirekire utari woroshye. Aho hari n'igihe byavugwaga ko yari mu mubano uvanze n'abandi bagore benshi icyarimwe. Ibi byose bigatuma ubuzima bw'umuryango burushaho kuba bugoye cyane, kuko harimo guhungabana igihe urukundo rwashakaga kujya ku mugore umwe n'ubwumvikane mu bana benshi n'abagore batandukanye byari ikibazo gikomeye cyane. Nubwo yari umuntu wubashywe cyane mu muziki no mu ruhando mpuzamahanga, ubuzima bwe bwite bugaragaza ko inyuma y'ubwamamare hari ibibazo bikomeye by'umuryango, amakimbirane no kutumvikana kwagiye kumuherekeza. Ibi byatumye abantu benshi bamwibukira mu muziki, ubutumwa bw'indirimbo ze, ariko nanone bakibaza ku buzima bwe bwite bwari bwuzuyemo imbogamizi nyinshi n'amakuru atandukanye yagiye avugwa mu bitangazamakuru, cyane cyane nyuma y'urupfu rwe. Nyuma y'urupfu rwe havuzwe ibibazo bikomeye cyane ku bijyanye n'umutungo we yasize n'uburyo yagombaga kugabanwa mu muryango we. Ibi byakuruye impaka n'amakimbirane n'umwiryane, kuko hari amakuru yavugaga ko hari abantu bagerageje guhindura inyandiko z'umurage we bagashyira inzu n'undi mutungo ku izina ry'umwe mu bana be witwa Samantha. Ibi byatumye mu muryango havuka umwuka mubi ukomeye cyane, kuko abandi bana bumvaga ko byanze bikunze ari uburenganzira bwabo buri gucibwa inyuma, kandi ko umutungo w'umubyeyi wabo uri kugenerwa bamwe mu buryo butumvikana. Byakomeje gutera kutizerana no gushyamirana mu muryango. Bigaragaza ko nyuma y'urupfu rwe ibibazo by'umuryango we bitigeze bishira, nubwo byarushijeho kugaragara mu ruhame. Hari n'abandi bana be bavuze ko bamenye urupfu rwe binyuze ku mbuga nkoranyambaga, aho bavuga ko batigeze begerezwa amakuru nyayo y'umuryango cyangwa se bahabwa amakuru asobanutse ku gihe. Ibi byatumye bumva ko basigaye inyuma kandi batitaweho mu gihe cyari gikomeye cyane mu buzima bwabo, kuko urupfu rw'umubyeyi ari igihe gikenera ubumwe n'ihumure mu muryango, ariko kuri bo bakumva barasigaye hanze y'ibyemezo n'amakuru. Ibi byarushijeho gutuma umwuka mubi wiyongera mu muryango. Byagaragaje icyuho gikomeye mu itumanaho n'imibanire y'abana n'abandi bagize umuryango. 2014 havuzwe igitabo cyanditswe ku buzima bwe, ariko ubwe yari yaracyanze cyane, avuga ko kitari cyemewe. Avuga ko cyari igitabo cyuzuyemo amakuru atariyo, ibinyoma ndetse n'isesengura rituzuye ku buzima bwe n'umuryango we. Yagaragaje ko wacyanditse yari yaramusezeranyije ko azamwereka inyandiko ya mbere yo kugisohora, ariko ngo ntiyabikora. Ibyarangiye igitabo gisohotse kandi kimuvugwaho ibintu bitigeze yemera mu ruhame. Ibi byamuteye uburakari n'agahinda gakabije, kuko yumvaga ko ubuzima bwe bwite n'umuryango we biri gutangazwa mu buryo butari bwo kandi budaha agaciro kuri kwe. Olive Mintkuzi yitabye Imana ku ya 23 Mutarama 2019 azize indwara ya diyabete. Byari nyuma y'uko aramaze igihe kinini arwariye mu bitaro byo mu mujyi wa Yari. Urupfu rwe rwateye igihombo gikomeye cyane mu muziki wa Afurika no ku bakunzi bawo hirya no hino ku isi, kuko yari umwe mu bahanzi bake bari bafite ijwi rikomeye ryiza kandi ryubashywe cyane. Mu muhango wo kumusezera abantu benshi bakomeye barawitabiriye, barimo abahanzi bagenzi be
harimo na perezida n'abayobozi b'amashyaka atandukanye, bose bagaragaje icyubahiro gikomeye yari afite mu gihugu cye no hanze yacyo. Nyuma y'urupfu rwe haje guhabwa icyubahiro cyo kuba yarabaye intwari, nubwo umuryango waje gufata icyemezo cyo kumushyingura mu cyaro aho yakomokaga. Byumvikana ko imihango yo kumusezera yaranzwe n'amarangamutima menshi cyane, harimo n'ibitaramo byo kumwibuka byabereye kuri stade nkuru ya Yari mbere yuko n'ubundi ajyanwa gushyingurwa. Ibi byagaragaje uburyo yari akomeye mu mitima y'abantu benshi, kuko yari yarubatse izina rikomeye cyane mu muziki no mu muryango mugari w'abantu. Nubwo Oliver Mintkuzi yari yarageze ku rwego rwo hejuru mu muziki no muri rusange, ariko nyine byumvikana ko ubuzima bwe bugaragaza ko inyuma y'ubwamamare hari ibibazo by'umuryango byirengagizwa. Amakimbirane n'amagambo menshi yagiye amuherekeza mu gihe yari akiriho ndetse na nyuma y'urupfu rwe. Ariko kandi azahora yibukwa nk'umwe mu bahanzi bakomeye Afurika yigeze kugira, wubatse umurage ukomeye mu muziki n'ubutumwa bw'indirimbo ze, n'ubu bigakomeza kumugira ikimenya bose mu mateka y'umuziki nyafurika. Reka tubashimire inshuti z'ubwenge. Wifuza nde twazabakoreraho ubutaha?